Aki mwana mkwete aja na dumu la maji nasije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, ndugu rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Simanga nango manga arendanga sindi nk'ababa ndibitaka bakikomanga mu gatuza mama jendi piyeri wa piyeri waseba hiki sinivuga imyato cyangwa ibisigo ngo nitakubuhanga ngezwa no guhanga ni nayo mpamvu nzibika urukundo ku mbaraga nk'izaba bahigi bo hambere mama ninjye umeze mute ubwo nari mpagaze mu mpinga y'umusozi natereye amaso mu kibaya mbona nyiramwiza n'ubwiza butagira ukwasa byari bigoye arya amaso yanjye yarakimureba mbohora mama mbohora mbohora mama mbohora usate burya amahirwe wasarimwe mu buzima usanakeka nkayanjaraya nyagatani ndindira ubwo n'Imana idasanga nizarozama gusa kumushyikira biracyangoye ariko amaso yanjye aracyamureba. Fata mu kiganza wereka urukundo ruvuze umukundwa we. Ubikitwa urukundo nicyo kimwe
hari n'abandi noneho baje ugahora ari mu inshuti yawe bakagushakira gurupe nziza ukayizamo ariko utaramenya ubundi hari MC wicara intego yayo ya mbere ni gusangira ubumenyi ku bintu bitandukanye kuvuga ngo ubumenyi wowe waba uzi ukabusangiza abandi kuko muri iyi si dutuye habamo byinshi bisanzwe ariko intego y'umuntu washinze Savoir Plus kiragaragara kuri Facebook nako kuri WhatsApp twitangira rero abo twitangiranye mbere yababwiye bageze mu nyine kwa kundi duhura bakavuga bati se twagiye dukora n'ibindi bikorwa ubwo twatangiye kujya tugira ibikorwa byo gusurana gutabarana kwibuka gufasha ibikorwa byinshi biduhuza kugira ngo dukomeze twubake ubumwe bivuze rero ntabwo Savoir Plus kiri gurupe yo gusangira ubumenyi gusa yabaye ikintu kigari ni ikintu kigari ku buryo umuntu uwo ari we wese biragoye gufata abantu bangana n'umubare dufite harimo abasaza harimo abasore harimo abantu bize harimo abatarize harimo abakristo harimo abapagani harimo abantu b'amoko yose guhuza ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye imyumvire imico ibintu byinshi ntabwo biba byoroshye ariko hamwe n'ubuyobozi bwa Savoir Plus dufatanyije namwe ubwanyu tubasha kumara ikintu cyo kugira ngo dukomeze kubana niba uyu munsi tubahagarara hano tukavuga ngo hari padiri cyangwa pasiteri mu rubyiruko cyangwa kuri social media ntabwo ari kenshi cyane bari abantu bayagira kugira ngo hari ibintu byiza kandi bizima bari bakurikiye muri Savoir Plus uyu munsi rero benshi turabana tubari mu bikorwa byinshi bya Savoir Plus sinavuga ngo ijana ku ijana byagenze neza hari ibitagenda kubera ko turi abantu hari ibyo dutegura gukora bikagenda ukundi bitewe n'uko nyine turi abantu y'isi ntabwo twemerera kuzuza ibintu byose uko tubyifuza ariko mu by'ukuri umunsi wose Savoir Plus ihagaze ntabwo ari we yatangiriye kera twasangiraga ubumenyi ariko uyu munsi wa none ntekereza ko twabaye abavandimwe hahandi mbasha kubwira abantu ngo dufite igikorwa kimwe cyakaza abantu 670 kera twajyaga umuhuro abantu twabana muri Savoir Plus ba mbere twagiraga umuhuro w'abantu 10 muri gurupe nini ariko ugasanga twagize umuhuro w'abantu 10 ariko uyu munsi wa none umuntu akora ubukwe abantu bakamutwerera utanamukoze ari gukwemera kumutwerera kuko wamaze kwiyuba muri Savoir Plus n'umuryango wawe umuntu arapfa bikakubabaza bikagufata igihe nk'aho ari ibintu byabereye iwawe akihita twagiye twubaka ikindi kintu kandi dufite twabaye nk'umuryango kandi gufasha n'umwanya nshimire buri wese twabaye mu rugendo rwose yaba baratangiriye hagati twaba twaratangiranye ariko umuntu wese twabanye muri ibi bihe ndamushimira kuko ndakubwiza ukuri umuyobozi aramutse avuze ngo duteguye umuhuro tukajya gutegura ikintu tugomba kugura umuyobozi abayobozi batanu tubagira ngo bimuze n'amafaranga tukorera ntabwo byashoboka kuko ngo ndabashimira ko mubyumva ndabashimira ko mubikora kandi mukabikora mubikunze nta gahato karimo ndabashimiye nshimiye rero ibikorwa byinshi twagiye dufatanya muri iyi myaka 7 Savoir Plus itangiye kandi basaba ko twakomezanya hari igihe gutandukira n'ibyo ariko nifuza ko twagaruka ku isoko nyakuri ya Savoir Plus dusangira ubumenyi hanyuma tugafatanya kugira ngo Savoir Plus ikomeze kuba umugani w'ahambere tuzayirage n'abana bacu hari abantu benshi mu by'ukuri ikintu kinyereka neza ko Savoir Plus ikunda ni ikinyereka ko abantu bayikunze ni abantu baba barimo mu mahanga urabona ko umuntu ari mu mahanga ariko arohereza inkunga kuko yumva ntabwo avuga ngo uzamutabara ko ntuzamubona ariko abikunze nk'aho umuryango ubwo rero urumva Savoir Plus yamaze kubakamo abantu urukundo basaba gukomeza hanyuma nuko rwose amakupure menshi bamaze kugenda nshimiye ko Savoir Plus yashyingiranye twagiye tugira abantu bakundana bagashingirana ya couple yagiye bariya abandi na ba Ibrahim ntabwo baje n'abandi twagiye dushingira ariko bose bataje ariko n'ubu isi iteye
muri sobanukirwa twaremye isi yacu n'abandi